byabateye ubwoba bwo kujyana abana kureba filime kuko bashobora kubona ibintu byabatera kubaza ibibazo ababyeyi babo batiteguye gusubiza. Ati ni abana bato, ese koko bakeneye kwerekwa ibyo bintu bakiri bato? Iyo babajije ibibazo birenze ubushobozi bwawe wumva uhuye n'ingorane nyinshi cyane ugahera mu ruhirahiro. Ku rundi ruhande filime Lightyear yabaye iya mbere ya Disney na Pixar yerekanye ku mugaragaro abahuje ibitsina mu buryo bukomeye. Mu ntangiriro icyo gice cyasohotsemo bamwe bashakaga ko gikurwamo, ariko abakozi ba Pixar n'abashyigikiye uburenganzira bwabo mu muryango w'abana bahuje ibitsina n'abafite ibindi byiyumvo ku mibonano mpuzabitsina bitandukanye no ku bana k'umugabo n'umugore LGBTQ+, bandikiye ubuyobozi bwa Disney yagize uruhare mu ikorwa ryayo. Bavuga ko kutagaragaza urukundo rw'abahuje ibitsina ari ugukomeza kubahutaza. Ibi byatumye icyo gice gisubizwamo kigaragaramo gusomana kw'abagore babiri. Isi rero nuko imeze, nta kindi wayihinduraho. Sinopu nawe yihangane ubwo ajya abanza arebe neza